umwirondoro bamaze kubaha niwe wuriya watabarutse, ari umurwanashyaka yarwaniraga uburenganzira bwa benshi, ariko Imana yamukunze, Imana ibishimirwe. Twizinze rero no kuboneza umwanya, turashimira mwebwe mwese mwadutabaye, inshuti, abavandimwe, abo dukorana, abo tubana mu bundi buzima. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, bagize neza. Turashimira kandi itorero rya Methodiste batubaye hafi muri ibi bihe. Turashimira itorero rya Foursquare n'isoko ibohora, mwatubaye hafi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turashimira kandi famiye ngari y'Abanyamurenge Mutualité, mwarakoze, umuntu yari uwanyu kandi niwe muri gukorera. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Kandi turongera dushimire famiye ya Mutegetsi, niwe mubyeyi dufite hano, niwe uhagarariye papa mbyara, nguyu aha niwe wadutije iki cyicaro hano. Turagushimiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. N'abaturanyi bawe bose turabashimiye, batubaye hafi, badutije aho gukorera, batwakiriye abantu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twongera kandi gushimira famiye bwite ya Askofu ku giti cyiwe. Askofu ngiye kumubabwiramo gake, njyewe ntabwo twabanye pe, nubwo twakurikiranaga ntabwo twabanye, ariko ndamuzi ko yari umugabo bafatanyaga kubaka aho data yagejeje yubaka. Ni umugabo twari kumwe mu muryango wa data, namurutaga ariko ninjye wari warabaye bucura kubera ko yafashe inshingano zemereye kuruta iza twese tuvukana nawe. Niwe wari bucura bwacu, ariko yanze gusiga mama na papa. Mama nguyu hano yanze kumusiga kuva avutse kugera ejo bundi atabaruka. Yatandukanye na mama ejo bundi mama aje kwivuza, yanga kubasiga, abona diplome. Iyo abana babonye diplome murabizi ko bajya kwiga basize ababyeyi, warabyanga. Aho yaboneye diplome iryo shuri rimuha akazi, n'ubundi ahita akomereza aho. Nyuma y'ako kazi nibwo yajoininze force, atangira uyu mwuga wa gisirikare. Yabaga ari kumwe n'ababyeyi, turamushimiye ahari. Imana imutuza heza. Askofu yadutungiye ababyeyi ari we muto. Yafashe papa na mama arabadutungira, arabahingira, bagiraga inka nyinshi, zimwe ziranyagwa, izo yasigaranye arazorora, adutungira ababyeyi. Yakoze iby'indashyikirwa, yakoze byiza cyane. Imana yo mu ijuru n'ibiruhuko ridashira. Kasita Askofu yaturindiye igihugu, yarinze benshi ubuzima bwabo, ariko bibaye ngombwa ko agendera muri uwo mugambi mwiza yari. Mu by'ukuri twebwe famiye twamwifuzaga, ndabizi ko namwe muri benshi mwamwifuzaga kuba ariho, ko yari afashe inkingi yabeshye, ariko byabaye ngombwa ko agenda. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze, murakoze.
azatujyana iyo mu ijuru Iyo mu ijuru
satani ndetse n'umwagamu zazamuriregera oyu mwana w'intama w'abanyasamura 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 zazamuriregera oyu mwana w'intama Manu urakomeye. Reka dusenge. Kristo yaravuze muri Yohana 21 aravuga ngo ndagiye ngo mbasize mu isi kandi ngo mbasize hagati y'amasiga ngo aryana. Aravuga ngo uriko ngo nimuhumure naranesheje. Amen. Kristo ntigeze adusezeranya ko muri isi tutazahura n'ibyago, tutazahura n'ibiturusha ibibabaza imitima, nibiduca intege, nibituma abantu bafata imyanzuro imwe isa nkaho ari kwiyahura. Iyo umuntu yabuze uwe ntagira abantu bamuba hafi, azagira ibitekerezo byinshi bimwongorera, kandi bimwe bikamubwira gukora ibintu bizima, ibindi bikamubwira ibitekerezo bisa nkaho ari kwiyahura. Ariko Kristo aratubwira ngo muri mwisi mufashe igihe mu ntambara kandi mbasize hagati y'amasega aryana. Aravuga ngo ariko nimuhumure naranesheje. Amen. Kristo ntabwo yigeze atubwira yuko tutazahura n'ibyago, ariko ikijya kigaragaza kuko twamwakiriye atuye muri twebwe nirihumure twasigiwe. Iyo tubwiranye amagambo tujya dukomera, tujya duhumurizwa ubugingo bwacu, kubera yuko ubugingo bwacu atari ubwacu, bushamikiye ku isoko yitwa Kristo. Iyo tubwiwe amagambo ya Kristo, yaravuze mu ndirimbo yo mu gushimisha, aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutwari ngo kandi dufite ubushobozi. Ngo iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye, aravuga ngo mwijuru ngo hakomotse isoko ry'iriba rimara inyota, ngo kandi ngo aho hantu twahanywereye amazi meza. Ni kuri nde? Ni kuri Kristo. Kristo iyo tubwiwe amagambo ye, kwa ko ubugingo bwacu ari muri we buhishe, ariho bukomoka, ariho ku isoko, tujya duhumura. Ubugingo dutunze si ubwacu, ni ubwa Kristo. Iri humure tuvuga
hari umwana w'umuntu wahumuriza undi, hari uzana umubabaro ufashe ni ku mutima. Nubwo wokora iki ntabwo ushobora guhumuriza umuntu ubabaye, ariko Kristo agira ikiganza azaza agakoza ahababaye, ahari umwijima, ahari bwihebe, ikiganza kiwe gusa, apana ikindi kintu, umuntu akakira ihumure. Amen. Nta muntu n'umwe uramenyera ibyago, nta n'ushaka kubimenyera, ni ko iyi kamere yacu iteye, ntabwo dushaka kubyakira. Ariko yaravuze ngo nimuhumure naranesheje. Kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye kuko yatubwiye, bijya bidutera izindi imbaraga zo kongera gukomera muri uru rugendo. Urakoze kuko Imana yizerwa, urakoze kuko Imana yiringirwa. Imitima icitse intege, itentebukiwe, niwe rukingo rwonyine, niwe murengezi dufite mwa. Pawulo aravuga ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereza ko umukiza azava. Ntabwo ari ahangaha hoya, iyi ni ingando ducishijwemo. Ahangaha naho ducishijwe kugira ngo mwami dutegurwe. Umugeni wa Kristo arategurwa, umugeni wa Kristo arategurwa. Ducishwa mu miraba, ducishwa mu misozi, muri imyarabo ngo nyura mu bataba, ngo nyura mu misozi, ngo kandi aho hose niko harusha umugenzi. Ariko Kristo wowe wenyine n'undi dukomeza, n'undi uduha imbaraga, n'undi duhumuriza, n'undi duha ibyiringiro byuzuye muri Kristo Yesu. Iyo tugufite, iyo twizeye amagambo yawe, ni wowe wenyine twahawe, niwe muganura twahawe, ni wowe mwami ngabo igikingira. Batagufite ntaho baca, ariko ukizira uri Imana izi ikizira hitari, ukizira mu mitima yacu, ukihumure. Utanga ihumure mu mitima, utanga ihumure mu mitima inaniwe Mana, imitima icitse intege. Urupfu ruraremera, urupfu rugira isibo. Ariko wowe uhagaze Mana, ruriya rupfu ruba ubusa muri wowe, ruriya rupfu rucika intege, ruriya rupfu rushira intege, ruriya rupfu rushira imbaraga. Imbaraga zawe nigushira mu izina rya Yesu, izina ryawe ryoshyirwa hejuru Mana. Reka tubone ineza yawe, reka tubone ihumure ryawe, reka ijambo riba aha hantu. Uwiteka Mana we, amarira indirimbo ziririmberwa aha hantu zigera mu mitima y'abacitse intege. Uwiteka Mana, ijambo ryawe rihumurize imitima itentebukiwe. Turaguhamagaye ngo baha hantu. Uwiteka we, genda aha hantu twicaye Mana, genda ugere mu ndiba z'imitima yawe, kugira ngo tubashe kubona ineza yawe, tubashe kubona ihumure ryawe. Ibiri bubaha ahantu hose Mwami Imana yacu, bibe biri kumwe nawe, ubashe gukomeza abantu, ufata amaboko, ubafata amaboko, ubasubize mu intege. Uwiteka urabyizeye neza kandi cyane, kuko turi kumwe nawe, kuko turi kumwe nawe. Ihumure ryawe niribaha hantu, ni mu izina rya Yesu twitabye Mana. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, reka tujye gukora sentensi zo kuvuga niturangiza umwanya wose. Abana b'Imana,
Thank you.